Yes, abantu benshi bagorwa cyane cyane no gufata umwanzuro. Uyu munsi wa none iki kiganiro mbazaniye none tugiye kwiga neza uburyo umuntu yakiga gufata umwanzuro akamenya ngo ndakontorora ibintu byanjye nditwara gutya kugira ngo nzavemo uyu nguyu mu myaka 3 iri imbere, mu myaka 2 iri imbere, mu myaka 5 iri imbere. Ubu buzima nibwo nifuza biturutse mu myanzuro ngiye gufata guhera none. So dutangira ikiganiro cyacu wenda reka duhite duhera ku rugero. Turebe nk'umuntu w'umwubatsi cyangwa se umuntu ukora akazi k'imbaraga. Iyo ugeze ku ishansiye usanga hari abayede, wenda reka duhere ku bayede. Abayede usanga hari umuyede w'umusore, hari umuyede w'umugabo, hari umuyede w'umugore, hari umuyede w'umukobwa, hari n'umuyede w'umusaza cyangwa se umuyede ukuze w'umukecuru. Ukibaza ati se aba bantu byagenze ute? Ni ukuvuka nabi, naho bavukiye bipfira hehe? Igihari cya nyacyo, hari imyanzuro imwe n'imwe tugenda twifatira mu buzima itugiraho ingaruka. So reka tuve ku bayede tugende no ku bafundi. Usanga hari umufundi w'umwana, hari umufundi w'umugabo, hari n'umufundi w'umusaza. Tuvuye no ku bafundi tukajya ku benjeniyeri, hari umenjeniyeri ukiri muto, hari n'uri mu myaka yo hagati uri muri mido, ndetse hari n'umuenjeniyeri ubona bisaziyemo, bavuga ngo afite experience y'imyaka myinshi. Tugeze no kuri boss rero. Tugeze no kuri boss, hari igihe usanga hari boss ukiri urubyiruko rwose umeze neza nta kibazo. Ugasanga hari na boss mukuru reba ukabona ni umugabo nyine w'igihagararo, ariko ugasanga hari na boss w'umusaza. None ko tuganiriye ku byiciro bigera muri bingahe bitandukanye, kandi byose tukaba tubisanzemo ingeri zose z'abantu. Ese wayi umwe yaba umuyede ari umusaza, undi akaba umufundi ari umusaza, undi akaba enjeniyeri ari umusaza, undi akaba bosi kandi nawe ari umusaza? Ibyo bintu bitekerezeho nawe, ubyegereze umutima wawe maze urebe ko wakiha n'igisubizo. Ntekereza ko ibyo bintu byose bituruka ku myanzuro twifatira umunsi ku munsi. Niba ugejeje iki kiganiro ahangaha ukaba utarakora subscribe, yikore. Numara kuyikora ndabizi neza ko niba ukigejeje ahangaha nuko wakunze ibyo turi kuganira, kandi ushyiremo na comment iki kiganiro turi kugisoza. Wenda reka dufate urugero ku mwana w'urubyiruko cyangwa se ku muntu uwo ari we wese, yaba umusore cyangwa umukobwa usoje kwiga segonderi. Wenda aragiye ageze mu kiyede, kwa kundi umuntu asoza agatangira ashakisha ahereye hasi. Ageze mu kiyede agikora igihe runaka, ahita atekereza kuri aba bantu bo mu bwoko bungahe maze kuvugaho. Abatekerejeho abona ko hari ibintu atagomba gukora cyangwa se atagomba kugira nk'inzozi ziwe. Abona ko gukora ako kazi atabigira nk'inzozi ze, ko yazasaza nabi. Ahita afata umwanzuro, aravuga ngo reka nkore iki kiyede kugira nshake inzira yamfasha kugera ku byo nifuza. Ubwo agikoze igihe runaka ahita ahindura ajya gushaka akandi kazi. Ageze mu kandi kazi nabwo abonye ko ako kazi kandi yagezemo ntakaba karimo, yatekereje kuri bya byiciro bigera muri bingahe navuze. N'ubundi abona ko hari abantu bamwe na bamwe batakagiriyemo umugisha cyangwa se bitagenze neza cyane. Ubwo icyo gihe amaze no kubona n'udufaranga tugaragara kuri konte se cyangwa n'ahandi, ahise avuga ngo reka nshaka uburyo nanjye nakikorera. Aratangiye agiye mu ka business gato gaciriritse, nako aragakoze, ariko ako ka business nako yareba abantu bakamazemo igihe kinini akabona nta bintu birenze bagezeho, ariko ako ka business kari kumubera inzira ituma atekereza ibindi bintu byagutse. Arangije ashakishije amafaranga, ari nako agenda afata ubumenyi no kwiga cyane ku bintu byazatuma atera imbere,
arahindukiye ahise ahindura agiye noneho mu yindi business, ariko yo none habona ko ari business ifite intego ku buryo yagira kariya ye ejo cyangwa ejo bundi akaba ari umumiliyoneri. uwo niwe muntu utera imbere. Hari umuntu ugera ahantu ufata imyanzuro bikamunanira akumva ngo udufaranga ari kubona nitwo azagumaho yiturize abe muri iyo comfort zone kuzageza mpaka. Ntabwo ariko biba bimeze. Ibi bigutere kwibaza, tugarutse kuri ya story twahereho cyangwa se rwa rugero twari twafashe mbere, bigutere kwibaza ni gute umuntu wenda yagera ahantu ukabona habaye igihe kimwe, habaye ikindi gihe, habaye n'ikindi gihe, yewe akarenda asaza akiri hantu kandi nta mpinduka, abona ko n'abahamaze igihe kinini nta kintu bagezeho. Dufate urugero ku muntu w'umusaza cyangwa w'umugabo, wenda ntabwo namuseka kuko ubuzima yaranyuzemo nta wenda buba bugoye. Hari igihe aba yarasanzwe afite ibintu runaka cyangwa n'ibyo yakoraga ariko agahomba bikanga. Hari n'igihe wenda kubw'uko nta mahirwe yagize, yaba hari ubuzima yakuriyemo bikaza guhinduka akisanga nyine ari mu buzima bubi. Bibaho, ariko nabwo ntitwirengagize ko hari amahirwe menshi yabonye, hari opportunity nyinshi yabonye, bitewe no kuvuga ngo ibi ni bya bindi, bitewe no kuvuga ngo ibi sinabishobora, bitewe no kutamenya gufata umwanzuro. Izo opportunity zikamuca mu myanya y'intoki zikamucika. Rero kumucika kose buriya bigoye n'isomo muri ubu buzima. Ikintu cyose uhuye nacyo ukaba utari hejuru y'icyo kintu, ariko icyo kintu ntukibyaze umusaruro, cyangwa byakunda ntuzabura guhura n'ingaruka zacyo. Ingaruka ya mbere ushobora kuba uwakikubwiraga hari imyaka runaka uzabona ubuzima bwe bwarahindutse, wowe ugatangira kwibazaho ukavuga ngo dore uriya yazamutse turi kumwe, ngo yazamutse ndeba. Yazamutse ureba nyine wowe uri he? Nawe wakagombye kuba warazamukanye nawe. Ikindi kintu gishobora gutuma wicuza ni uburyo noneho utazaba ufite amahirwe na make yo kuba wakora icyo kintu, kandi uri kubona iyo kikijyamo mbere byari gukunda. Rero ibyo byose ntabwo igihe uri kwereka amahirwe ubitekerezaho, ahubwo imyanzuro uhita wifatira bitewe n'ubuzima uri kubamo uno munsi. Nibyo bintu biba bigoye cyane, cyangwa se nibyo bintu bituma uguma hahandi. Aka kanya urarya, urambara, yewe unabayeho neza, uranabyibushye nta kibazo, bitewe n'aho uri cyangwa no kubayeho none. Ariko sejo imyanzuro uri gufata none igufiteho izihe ngaruka nziza ejo hazaza? Hari abantu benshi bavuga ngo njyewe ngiyo nkoze nkishyura inzu, ngo nkabona ibyo kurya, ngafasha inshuti n'abavandimwe, ngo nkanarya, ibyo biba bihagije. Ntabwo ariko bimeze, kuko ubuzima urimo none ntabwo uzatubwira ngo nigeze kubaho neza ngo ariko ubu narakenye, kuko nari umugabo ntihabwa intebe. Ahubwo tureba ikintu kigezweho ubu, cyangwa se tureba ibyo ufite ubu. Nawe rero niba ushaka kuba umwe mu bantu badasanzwe, tekereza ku myanzuro ufata mu buzima bwawe. Tekereza ku byo ukora uno munsi, wibaza ati se ibi bintu ndi gukora ninde wabikoze imyaka 5 akabaho ubuzima nk'ubwo nifuza kuzabaho mu myaka 5 iri imbere? Ninde wabikoze imyaka 10 akabaho ubuzima nk'ubwo nifuza kuzabaho mu myaka 10 iri imbere? Nusanga hari uwabikoze gutyo bigakunda, inshuti yanjye mufate umugire menta wawe, umwigireho buri munsi, mube inshuti umubaze nuko yabigenzaga, nawe ukore nk'uko akora. Azirongaza ushatse gukora ibyawe cyangwa ukavuga ngo urashaka gukora amateka muri cya kintu, bihira bake. Aho ngaho byagorana, ariko bishobora gukunda, ariko byagorana. So rero niba ushaka kuba umuntu udasanzwe, gira imitekerereze yo kuba entrepreneur, yo kwikorera. Ntugire imitekerereze yo kuvuga ngo nzashaka akazi. Nta muntu n'umwe no mu bakiri 100 ku isi njya numva wakijijwe nuko akora akazi. Nyine iyo ukora akazi uba ufite uwo ukorera, uwo ukorera rero niwe ubufasha gukira.
rero twige gufata imyanzuro muri ubu buzima, kuko imyanzuro dufata none nibwo buzima bwiza cyangwa bubi tuzabamwo ejo hazaza. Umenye ko niba none weretswe ikintu kikagucika kandi nta yindi mpamvu ufite ngo ni uko utagishobora, ndabizi wavutse nta kintu na kimwe uzi, ibintu byose wagiye umenya ni uko wabyize, ni uko wabyize. None kubera icyo uvuga ngo ikintu ntiwagishobora, warakize se kirakunanira? Ntabwo wakize ngo kikunanira, ahubwo niba uri umuntu uri guhangana n'iterambere, ufite inyota yo kugera ku bintu bidasanzwe, ntiwiga icyo kintu gikore. Niba kiri gufasha abandi kikabaha amafaranga, ntujye kuri kote iri negative. Hari umuhanga uvuga ngo abakene benshi iyo uberetse opportunity yabagirira umumaro, bahita bavuga ngo dore uyu ngo yabihombeyemo, ngo dore uriya yarahombye, dore uriya yaratashye, ngo uriya ni umushuti wanjye byagenze gutya, uriya niwe nawe ni wowe. None se ko niba yarabihombeyemo ntihari uwungutse? Kubera iki se udatekereza kuri uwo wungutse wumve ko nawe waba nkawe? Kandi nabyo birashoboka cyane. Rero niwereka amahirwe ukayafata mu gice kiri negative cyangwa se ukumva wahombye, biragoye cyane ko ayo mahirwe wayabyaza umusaruro. Unabyaje umusaruro ubitekereza gutyo, n'ubundi waba uhombye amafaranga yawe kuko ntiwazashobora kubikora. Ariko uno munsi niwireba ugafata umwanzuro ukavuga ngo ese reka nigire kuri uriya muntu wabikoze akunguka, mubaze yabikoze ute, mubaze yabigenje ute. Ndabizi aho ngo wahita umbwira ngo amahirwe y'umuntu ngo siyo y'undi. Ntabwo ariko bimeze inshuti yanjye, kuko muri business buriya ntabwo amahirwe ari yaza imbere cyane, ahubwo tureba kuri serivisi umuntu atanga, yaba ari muto yaba ari mukuru, ko yaba ameze kose. Iyo uri gukemura ibibazo by'abantu, nawe amafaranga arakuzira. Rero ngwino udashaka amafaranga cyangwa utanyotewe amafaranga, ahubwo wige gukemura ibibazo abantu bafite. Ibyo ngibyo bizatuma ugera kuri byinshi wifuza muri ubu buzima, kandi ibyo byose bizaturuka ku myanzuro ufata, kuko inzira y'iterambere ni uburibwe, ni urugendo. Ntabwo ari ibintu utangira none ngo uhite ubigeraho, ariko step by step uba ugenda utsinda, ugenda ugera ku byo ushaka, ugenda ubona ko byose bishoboka. Kandi ibyo byose ikintu cya mbere kiba kikuyobora ni vision, ni inzozi zawe, ni ahazaza hawe, ni uburyo wireba ukabona wageze kuri bya bindi byose uri kwifuza, ubundi bigatuma ukora buri munsi kugira ngo ubashe kubigeraho. So rero ndumva nasoza mvuga ngo uriya musaza usanga ari gukora ikiyede, undi ari umufundi, undi ari umu engineer, undi ari boss, bose bose baba barabonye amahirwe, ariko ko bayabyaza umusaruro akaba ari byo bitandukanye. Niyo mpamvu njya nkunda no kubwira abantu ati ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka, bwahinduka kandi cyane, ariko nabwo ushaka ko buguma gutyo nabwo bwahaguma, kuko nta muntu waza ngo aguhana kubaze ngo kuki butahindutse. Kandi bwanahindutse ntawaza kuguhana avuga ngo kuki ubuzima bwawe bwahindutse. Ubwo rero byose bitewe n'imyanzuro ufata, wifatira none umenye ko uri kwitegurira kubaho neza cyangwa se uri kwitegurira kubaho nabi, bitewe n'imyanzuro uri gufata guhera none. So niba wakunze iki kiganiro ukumva hari icyo kigufashije, gisangiza inshuti zawe, abavandimwe, usharinga ahantu henshi, kandi usige igitekerezo muri comment, then ukore subscribe niba utayikoze. Ubundi tujye tubana kuri uno muyoboro wa YouTube channel yitwa Vuzi TV, tuzajya tubamenya